Tazakwiyicira uyu nguyu. Hola guys, imeze bite? Nagarutse umukobwa wanyu Carine Joy. Ubusanzwe nyine ku mbuga nkoranyambaga nkoresha Carine Joy250, umuntu ushaka kunkurikirana yareba aho ngaho ku mbuga nkoranyambaga zose. And uyu munsi nabazaniye episode ya mbere ya filme yitwa Umukazana wibanga. Ubushize twayirebyeho trailer ku nyari imeze, ama expectations twari dumufite mwese nanjye dufatanyije murayibuka. So we're gonna see how it is, ukuntu byagenze, ukuntu twiteguraga, niba ariko byaje tugomba kubireba. So are you ready? Wirira ntabwo uzi yuko iki ari cyo gihembwe cya nyuma ngiye kwiga nkaza tukibanira akaramata we n'umwana wanjye utwite. Aratwite Ese koko uzasanga nkiriho boa Karamisheri basimbwira uzagaruka ukinkunda. Urabizi ko ari umuntu wenyine nari nsigaranye kuri Yesu nyitaye. Ibaze nawe untereranye gusa nahita niyahura ugahumba umukobwa ukunda n'imfura yawe. Sheri ntabwo nabikora, ntabwo nzigera ngutererana, nzakomeza kugukunda kandi ndagusezanya ko urazi ingeso mbi nzajyamo. Sheri kandi ndakwinginze uzasigarane na mama, ni umwana mwiza wigira ikibazo, azakwitaho nk'umwana we kandi nzagaruka nanjye nsanga mukiri amahoro. Sheri Sebo Umukazana. mama ntabwo ndi kumuriza, ano amarira y'ibyishimo kubera ngiye kuri igihembwe cya nyuma naragize umwaza tukabona akaramata. Umwana Ibyo mukobwa mwiza. Yego mama boa umuhungu wawe rwose agiye kuyarangiza. Ahazwa nekize fasasa yese gabi. begoza. Ngo bo Mama kiravuga ugende udasanga imodoka yabusize. Sibyo mama Kabisa. ndagusezeranya yuko nziga neza kandi nkazana amanota meza, kuko ndabizi neza yuko diplome ngiye gukorera ari izatuma mbaho neza ndetse n'umukazana wawe mukabaho neza. Mama urabizi neza yuko ndi ibyishimo byawe, ntabwo nshobora kugusebya ku ishuri. Humura nzazana amanota meza Shimagize ibyishimo byawe. Mungu mwese. rwose. ibyo nibyo mashaka. Wazi wibuke imbaraga nagutakajeho. Mama Kandi wibuke ko nyine wabaye umugabo. mami bye. Ay mwana wanjye. Sheri bye. Oh, that's sad. Fasha mu guherekereza sibyo. Nababaje bisi. Mushera gusize. Tanye ko bukwe. Ariko rufu. Ubundi arwana na matero kareba. Ari utwo nakuraga amavuja. Ni ikibado. Fatakira. Herekeza Boaz umugeze ku modoka. Cyangwa se nubona na moto ituyimutegera. Yego mavuja. Kandi bambuka. Wow, maboza akinyana neza kabisa. Yakakayo. Imisatsi ni iyo. Ni plant. Arasinziriye se. Boaz naragoye koko. Hagize ibitaro. Ibitaro. Neza koko arasa no mu bitaro n'ubundi. Vanyirantu. Yararyamye yarasinziriye cyangwa yumvirizaga. Heruka ibyo heruka. Mama boa Ubu ni sangaye. Nanjye umukecuru nabyutse. Hano kujya mu kazi dore ndigendeye. Byuka ujya mu mirimo niko ndi kuvuga. Umva ikinyarwanda.
kagombe kubasuzugura ni gute bamubwira Bowazi yarakuzanye ugera mu nzu yanjye urayireba uravuga uti mbonye ubutura ngiye gutura njye nirirwa ndyamye iki gitanda iwanyu mwakiryamagaho uridunda wakwidunda ukumva haranepa ntiwifuze kubyuka Umubowa ntabwo nimvishe ukuntu ari waba uri kumbwira aya magambo. urumva ari nde wundi wayakubwira uwo ndiwe n'uyu niba utari unanze ni mama we ukareba umuhungu wanjye yarakuzanye nawe urishamangaza akunda uratwite cyangwa nukuza guteka imitwe ahangaha Oya ni ukuri azayikuramo noneho Bowazi turakundana niyo mpamvu tugiye tunatekereza ku byo twakoze. iyo mwamaze kwisha ntabwo mwatekereje ku byo mwakoze ni gute se mutabitekerejeho mukaba mwaraje noneho akaba yarakuzanye hano bibaho se uwo yadusobanurira mugatambikiza mugatangira ubwo buguru bwanyu reka bigutekerereze neza ibyo mwakoze umubozi kabisa azi gukina kabisa akundi wanyu barakwirukanye cyangwa no guteka imitwe babona natubeshya ikitaruzi rumva n'ibindi umukozi naramwirukanye abakozi babiri ayiwe bamugeza agakozi nawe disi yo bwigeze nk'ishusho bwigeze abamarayika kandi ari uburayo nabyuke asuze umukobwa saa yine aba akiri mu buriri cyangwa turi saa 11 saa 11 se mama bowazi akaba yarangije gukaraba bigeze nk'akamarayika kandi ari akamarayo ese manuka ese ubundi bwategereje iki utegereje ko mubanziriza imbere igihe akagenda si ikibazo ariko umukobwa arasuzugura ngo she is a scary one woman nuko yari ameze siko nabonaga yagize akamarayika kumuganya umubozi kabisa pe sibyo umubozi neza yaza kwica nuko hano ameze nko mu cyaro komeza hano inyuma y'inzu ntabwo duheje gisupusupu ese niwe kara uraho mwana wawe amakuru ki wicaye hano uretse kuza gusura umucuti wawe Ntabwo nari mperutse nyine kubera mu rugo urabizi njye mba mpari njyenyine mba ndi gufasha mama nuko mana abandi babyeyi nibo mba ndi babyaye gufasha mama naho njyewe se yewe banza naberekeje ababyaye ni ikirumbo Yego. ko wagera rumbo kubera iki se mama Debora kubera ko Debora atwite none akibaze umwana natumye ku ishuri amanota amaki none se ni gute ushidikanya ibintu wamutumye cyangwa ahubwo cyangwa ntabwo ari byo wari waramutumye neza nkamubwira ngo agende yigashyizeho umwete yarangiza akaza atwite nta n'isoni ko mama Debora nese ubundi Debora arihe ko narimo ndamwumva n'ukuntu nkumbuye udukuru twe disi ukumbuye udukuru twe mbese mwagiye ku ishuri mukajya mwiruka mu bujajwa ntago akiba hano naramwirukanye ngo mama Debora ushatse kuvuga ko wirukanye Debora naramwirukanye kandi uramenya udashaka kumvigisha na kari murori saramwirukanye umukobwa umwe umwana umwe se bibaho mwirukanye ateze urabizi imbaraga natakaje mwishyurira yarangiza akagenda akazana inda rigara yegeze ngana nk'iyi naramwirukanye Debora ubaye umwana kuvuga umwe uriya mugore ukamwirukana ubwo se ni gute bishoboka se ubwo se niyo n'impamvu kuba twite wamwirukana ufite umwana umwe bibaho se oya ahubwo wenda cyetse niba hari indi umwana umwe wamwirukana gusa ugasigarana iki umugome ko mbega ababyeyi b'iki gihe mba muko udatuma nkubwira kari murori mere yararakaye mvugisha kari murori ariko uriya mukobwa urazi ukuntu yampemukiye niwe mwana wenyine nsigaranye ariko ndebera yagiye azana inda maze se uramwirukana
mushakire arajya kuvoma se cyangwa ntabwo ari byo disa akiga akiri mu ishuri. Debora bite kutashye igihe kitageze? Yego mama ndatashye ndabibona biragutunguye ko ntashye kandi mwaranyishyura iki kintu cyose. Bigendekeye bite? Uyu mwana ariko arasuzugura ko numva ibisubizo asubiza nyina bikakaye ngo murabona ngo nyine ngo ndatashye. Ntabwo sinzi. We n'abantu ujya gukuramo iniforume uzumbwira ukuntu bikugendekeye. Kuki se atari kubivugira hanze? Ikinyeshuri ni icyahe? Wambaje iniforume disi. Iniforume dikaki n'umweru. Ibyana ko ari ibirara. Iki kiravunitse. Oh no. Cyari ibingibi ni ibirara. Mani bo, hari ahantu duciye ni fake. Imana kubona ko nari batera batuzoba mani. Sura uyonaga yadufata wa. None ntabwo ugiye tongera gucara ahantu. Warase mani. Umva. Ya grâce na Noera turasanga babisoje bira ngo basigiye mani sana turazifata neza. Shabara turasanga babirangije. Mwana baradupfa kubazanira. Dupfa kubazanira ibyo twabemeye turasanga babirangije mwana. Barasika ari nk'imashini zicamo. Mani byo barandika. Akose mani Fisto. Ubundi buriya urutaka funguzo ka gato mani. Imana jemba nakagoswe abizi yo mvuye home ari daje. Shanje ntabwo narwo twamba nagendanye. Jemba nakazanya ahubwo se mwana. Bo. Ikintu cyarakiraye mu macupa mani. Piti cyaka. Sema inti turasagamba jijo. Kabisa ji. Bana hano hantu bakinnye neza kabisa. Bangomboje ko rero mwana n'ubundi wowe ntabwo tukiri kuri rev imwe wanaje. Se kutise manifesto vipi. Ako mwana uzi ko mu minsi iri imbere tugiye kujya tukwita papa be. Imana nanjye niyo mpamvu ndi kubyimba. Ikigori cyateye inda none kirishimye. Ngoma naramusiganye na Debora. Bana ibintu ni tayari ubu. Mama wanjye ndamuzi n'umwana mwiza. Nta kintu ashobora gukora kuri Debora kuko mama aramwe. Akuzi ko burandi ikinege mwana. Vugisha ukuri. Cyane. Chanze ranjye asigaye ibyanjye mwana. Nawe bizakika ariko byo. Ako se mwana. Yo. Buriya ujahamagara Debora ngo mubaze ukuntu abaye. Nyine rimwe na rimwe ndamuhamagara nawe urabizi hano ku ishuri tuba twemerera amatelefone ko nk'utugiye ahandi mu kavumo nyine. Ndaza kumuhamagara turavugana. Ariko nabaye. Nyine rimwe na rimwe ndamuhamagara nawe urabizi hano ku ishuri tuba twemerera amatelefone ko nk'utugiye ahandi mu kavumo nyine. Ndaza mistake. kumuhamagara turavugana. Nese mwana buriya abanye neza na mama wawe nta kibazo. Mani babanye neza uko biri kose kuko mama nanamushyira nabonye yishimye nta kibazo na kimwe yigeze bigira ukirika niba hari wenda ibibazo byabaye nyuma ariko nabonye yishimye. It's boring. Yo, umugore utwite ko batuma twara ijerekani. Ese ubundi kwa mabowazi buriya nta rabine bagira? Mama nyine impamvu banyirukanye ndatwite. Ugize? Nizere ko ibyo bintu uri kuvuga atari byo numvise. Ugize? Ntabwo ntibonye wavuze ngo kwa mama bowazi ngo yikoreje kandi aho ngaho ari kwa mama we. Aratekereje ahise yibuka. Yari yarafite ijerekani. Ahita yibuka. Aho hantu uri ku kuntu bamubwiye ngo twita n'iki ukuntu yari yakise uze kuhatinda ukuntu. Mama nyine impamvu banyirukanye ndatwite. Ugize? Ari kubanza ukamuha nk'igihe usenga ugize ni ukukibwiza sha. Nizere ko ibyo bintu uri kuvuga atari byo numvise. Yeah. Uratwe?
utaragira atari n'urushyi kuvuga ariko uratwite izina rya Yesu abazimubashye nizere ko ibyo uvuze udakomeje umurokore mama ndakwinginze imbabarira ntumbere nk'animatrice muneze abantu nk'uko yabikoze akansebereza muri classe kigali ubwo uri gutera andi mbabazi ngiye ko nagutumye amanota meza nigeze ngutuma umwana amaki muneze abantu nk'uko yabikoze akansebereza muri classe kigali ubwo uri gutera andi mbabazi ngiye ko nagutumye amanota ari kubanza bigoranye sinzi amanota meza nigeze ngutuma umwana nakubwiye ko nkeneye umwuzukuru ngewe yatwaye iki ego kuyu mama wo kera byari bikaze ibaze nk'iyo so na musaza baba bakiriho bakumva iyo nkuru mbi uri kumva bari kubifata bate mama gira impuhwe za kibyeyi nagutumye amanota sinigeze ngutuma kujya gusambana uri kumva ndebe uzanye nahise ko ari we mwana uziga ukankura muri ubu butini none uragira urasamye baguteye gusa urambwira mama ndakwinginze imbabarira umva uzi n'ikindi umubyeyi yakubwiye ngo cyangwa ni step mom I don't know ngo mvira oya mama ntago wabikora mama ndakwinginze imbabarira gusa urimo urantera imbabazi uzi ukuntu mbabaje niwe mwana nari nzi ko uzankura muri buno buzima bubi none waragira umva ndavuze muramira umutwe genda usange umuhungu wayiguteye genda ariko ni step mom ntabwo yaba ari mama we kuko mama we byibura yari kuba I don't know guys iyi filime iteye amatsiko ariko iyi filime nayo ifite story nziza nyine ifite title nziza umukazana wibanga nyine iteye amatsiko mbese numeze ati nyine nari nyifite amatsiko ndeba trailer ariko nyine first episode hari ibintu nabonyemo nk'urugero iteye amatsiko kabisa yanteye amatsiko ndashaka kureba indi episode mama Debora yirukanye Debora niwe mwana wenyine w'umukobwa yari afite nta musaza nta papa ni gute ushobora kwirukana umwana wawe at least uvuga ati mfite barumuna we batazabyigiraho byo nshobora kubyumva ukavuga ati kankirukane kive mu rugo kitazatuma na barumuna we bameruka ariko ntago numva uburyo nyine wenda bazadushakira impamvu wenda hari ushobora kuba gusanga ari indi mpamvu byinshi inyuma tuvuge nk'urugero wenda yaratwise mu nzibwa rukuntu nk'umwana twita ahantu atakagombye guterwa inda nyine babatika tukirukana kugira ngo tugire umwana w'inzigo ibyo bibaho hari n'uburyo nyine noneho umuhungu yari yatinze ageze ku ishuri nabyo byanemetse kwava mu rugo yarigize akana keza mama uzite ku mukobwa kuri sheri wanjye ariko ageze ku kigo byasaga nkaho nyine atamwitayeho ujya umuhamagara Debora mu rugo mushiti wamubaza ati rimwe na rimwe kandi mu by'ukuri ntago byagaragaye amuhamagara bigaragara ko yageze ku ishuri wenda yari acting akiri mu rugo wenda ntiyamukundaga iyi movie ariko yancanze pe kabisa iravangavanzemo ukuntu nka mushuti ni karabo banza umushuti wa Debora uburyo yaje gusura Debora niba Debora yarigaga muri internet kuko nabonye atana ibintu byose ubwo na mushuti we baramwirukanye sasa ubwo n'impamvu yo kuba mushuti we baramwirukanye se nayo izagaragara se buriya nayo bazayiduha ariko ni first episode da buriya igihe first episode ikunda kuza icanganye gusa iri interesting nyine umuntu yakifuza guhora amenya ibizakurikiraho ese Debora azabyara ese mushuti we bamwirukaniye iki ese bazabana ese mama Boaz yazakomeza mutunge yara n'ukuntu nabonye ari umunebwe ukuntu nyine ariko hari n'akandi kantu kancanze nyine byancanze niba ari first episode sinzi Debora afite isura ebyiri muri iyi filime arabanza akigira akana keza akaba kamarayika nk'ukuntu mama Boaz yabivuze akongera ati se imikino ndimo izarangira rye nuvuga mbese ari mu mikino sinzi niba reka tuvuge ko afite amasura abiri mo hano nyine hari aho zigukina imikino sinzi yayo niba bashaka kujya amafaranga kwa mama Boaz sinzi hari naho yigize akana keza atwite ari no kwibuka ukuntu yari atwite n'iki nyine yancanze gusa interesting gusa nyine bazaduhe n'impamvu nyine episode yindi zaza byibura ibivangura tumenye ngo mbese kubera iki cyabaye nyine ubu ngubu biraducanze gusa nyine dutegerezanyije amatsiko episode ya kabiri kabisa izaba iri interesting
abantu bashaka kureba iyi first episode ya Umukazana wibanga mwayireba kuri channel yabo Asafi Cinema cyangwa se mukayireba kuri link nashyize muri description kuri video nakoze. And tuzakomeza tubarebere mujye mutanga ibitekerezo n'indi mwashaka ko tuzarebana tukayireactingaho tukisanzura buri wese akavuga uko abishaka ko abyumva. Guys, you're welcome, muzajye muza mwisanzure. And guys, ciao ciao, I'll be back. Love can make you the show. I drunk to the bottom.